Yanongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Shimira wakanze subscribe nawe turakanda subscribe. Uyu niwo munsi wo gukanda subscribe. Iki nicyo gihe cyarateguwe ngo washe ko wakanda subscribe. Iyi niyo saha yagenwe ngo washe ko wakanda subscribe. Wowe ukimara gukanda kuri ino video ukaba ukeneye kumva amakuru ari mu ino video, bantu kandi subscribe ubundi dukomeze. Rero urabizi nini yo n'isanzwe umunyamakuru bambazana amakuru y'ingenzi kandi amakuru ya nyayo mbaragiye nkacukumbura ahantu henshi na henshi hagiye hatandukanye, nkigera kuri tele y'ibintu byabereye cyangwa amakuru yabereye kugira ngo mbone amakuru nza kubaha kandi meza magazaho neza ku maguru yanjye uko ari abiri. Ndagira ngo rero hano kuri screen zanyu muri kubona uyu ni Mutesi Kovia na Shadibu. Ndagira ngo inkuru za Shadibu mwarazumvise na Mutesi Kovia. Rero kugira dukomeze mbabwira ku bya Shadibu, dore ko ari umuriro watse we na Mutesi Kovia, umuriro watse rwose. Ndagira ngo wowe wakanze ku ino video bantu kandi subscribe kandi nizere yuko dukomezanya kugeza ku mpera y'ino video ukabasha kwamenya amakuru aho ibintu bigeze bya Mutesi Kovia na Shadibu. Kanda subscribe rero kugira dukomezanye ujye ubasha kumenya n'andi makuru mashyashya cyangwa ukurikirana izindi video zigenda zisohoka, ubasha kumenya amakuru aba mu gihugu no hanze. Ni karibu. Rero ndagira mbabwire ngo uyu nguyu Shadibu rwose arimo arihaniza uyu nguyu Mutesi Kovia. Uyu Mutesi Kovia ngo yagize gutya ngo aratangaza none kuri live yari ariho kuri TikTok sorry nako kuri live yabivuze ariko arongera bivuga none ahantu mu kiganiro bamukoresheje interview. Aravuga ngo uyu nguyu Shadibu ngo ni umukecuru kuko ngo nine ngo nagakunda ibintu yikora posting amafoto yambaye ubusa. Ni Mutesi Kovia ngo nagabikunda ngabona ngo ari ugusebya ni abakobwa. Noneho rero amakuru nyene nabaje kuba namenya nanakurwa neza. Uyu nguyu Shadibu wewe arimo aramubwira ati njyewe rwose ndakwiyamye reka kungendaho wiri gusebya ngo ndi umukecuru. Ni gute wifata ukanyita ngo ndi umukecuru kandi ifite imyaka 22? Ni gute unyita umukecuru? Rero amakuru ngene nabaje kuba namenya nuko umuriro watse hagati y'uyu nguyu Mutesi Kovia na Shadibu, uko Shadibu arimo aramubwira ati njyewe nta kuntu wakwifata ngo ndi umukecuru kandi njyewe mfite imyaka 22. Niba ese njyewe ko ngengwa n'ubuzima bwanjye ni wowe ukotorora. Uyu nguyu Mutesi Kovia bakavuga ati nta kuntu umuntu w'umukobwa yifata agapostinga amafoto yambaye ubusa, ariko byo nawe urebye ukareba ukuntu uyu nguyu Shadibu yifata agapostinga amafoto yambaye ubusa, ntago ari ibintu byiza pe. Rero kugira ngo ubashe kuba wamenya n'andi makuru yandi azakurikiraho nkakubwiraho ibintu bigeze haba Mutesi Kovia cyangwa Shadibu, bantu kandi subscribe ubundi ujye ubasha kuba wamenya amakuru y'ingenzi abera aha ngaha. Murakoze, ciao.